Yes bakunzi bakizo Empire rero ndagira ngo hano mubanze mwitegereze neza ino video ngiye kubashyiriramo cyangwa se mukurikire iki kiganiro kuva aho gitangirira kugera aho gisoreza. Ndagira ngo hano uze kwitegereza neza urebe imyuka mibi witwa Burikantu ndetse na Buringuni bakoreshaga. Iyi myuka ikaba yaraturutse ku kintu cy'umwami bari bibye mugenzi wabo bahoze bakorana witwaga Buridiru, aho bafashe ikintu cy'umwami bakakiba kugira ngo bajye gushakisha views, ndetse bikaza kurangira uyu munsi wa none YouTube channel bakoreragaho bamaze kuba bayamburwa burundu. Ubu ngubu bakaba bagiye gutangira gukorera ku yabo bahereye kuri zero. Banza kwanza wumve hano iki kiganiro cyangwa se wumve aka video ka mugenzi wabo bahoze bakorana arimo ararangisha ikintu cy'umwami, ndetse ari no kubabwira ko kuva barakimwibye nta mahoro bazigera bagira mu buzima bwabo. Ngira ngo murabyibuka neza witwa Burikantu igihe yari afunzwe, nyamara kandi icyo kintu cy'umwami yari yibye aricyo cyari kibiri inyuma. Banza wumve hano kugira ngo dutangire ikiganiro noneho ujye wasobanukirwa nyirizina. Avuga nti reka nongere nitereke ngira umuntu wese waba ufite ikintu giteye gutya gati iki kintu rwose niba ari cyawe ubu bivuga hakiri kare, kuko iki kintu cyarabuze kandi kiri gushakishwa. Niba iki kintu ari cyawe ukaba ugifite bawidekarara ejo bundi udasiduka rwose nje nkagitwara, kuko iki kintu ni icy'umwami turi kukirangisha. Cyabuze ba Burikantu na Buringuni aribo bahari ngo babonye za views, ngo nago ngo bakivugaho ngo bagishakishe, kandi nari narababwiye ko iki kintu ari ikintu cya dande ngishaka kandi nakibitse kimvunye, kandi ngomba no kukibika nkabumvisha nuko ari n'ikintu cya dande. Turimo kugerageza ngo dushakashaka turebe niba nta muntu waba waratunze abantu batari kumureba ngo agahita yibaruzaho ikintu cy'umwami, kuko iki kintu ntago ari icyanjye nanjye nubwo mwumva bimeze gutyo, ni icy'umwami. Iki kintu wambabari ukamfasha tukabona iki kintu akomana Kizo Empire. Yes bakunzi bakizo Empire rero ndagira ngo nubundi munyemere mu ntize akanya gato, hanyuma mbasobanurire kuri buri kimwe gifite aho gihuriye n'iyi nkuru mwakomeje kugenda nubundi mubona ku mbuga nkoranyambaga. Ngira ngo nkuko muri kubireba muri kubona abantu cyane bagaruka ku nkuru y'umuntu bita Burikantu ndetse na Buringuni, ndetse akiyongeramo na murumuna wabo bita Buricyana. Uyu nguyu Buricyana akaba ari murumuna cyangwa se ari umuvandimwe wa Buringuni. Aba ngaba baje kuza kuba bapfa ikintu bita YouTube channel, ari nacyo cyakomeje kugenda kiba ikibazo, ariko nyamara ntibashake kuba bababwira ukuri. Ndagira ngo rero mu ntize umwanya mutoya hanyuma mbasobanurire aho ikibazo nyirizina cyaturutse, ndetse kugeza naho babatwaye umuyoboro wa YouTube channel ufite abasubscribers barenga 270,000, ariko nyamara ntibagire irindi jambo barenzaho, bo bagahitamo kuryumaho bakajya gushinga undi muyoboro wa channel, mu gihe Buringuni yanze gufatanya na murumuna we, ndetse bikaza no kugeraho umwe avuga ko ngo ashobora kuba yakica undi kubera amafaranga yinjira ku muyoboro wa YouTube. Nibyo njya mbabwira nkababwira nti izi mbuga nkoranyambaga iyo zitakwicishije ziragukiza. Kandi nanone hari n'igihe n'umuvandimwe wawe uwo mwonsi ba ibere rimwe ashobora kuba yakugambanira kugira ngo ube wakicwa cyangwa se wanapfa ari ukubera YouTube channel. Ndagira noneho mbasobanurire aho urwango rwaturutse, kugeza ahubwo umuvandimwe yihakana umuvandimwe we mugenzi we, ahubwo agasanga undi utarigeze amenya naho yavukiye akaba ari we bahitamo kuba bakorana. Ati byatangiye gute rero? Ubundi byatangiye mu mwaka w'ibihumbi 2019 ubwo uwitwa Buricyana yafunguraga YouTube channel, hanyuma agatangira gushyiraho ibintu bijyanye n'amakomedi, ariko yabona ko we wenyine kubikora adashobora kuba yazamuka cyangwa se ngo amenyekane cyangwa se ngo aba yanarya amafaranga ya YouTube. Nta kindi yakoze uretse gushaka abo bagomba gufatanya. Mu gushaka abo bagomba gufatanya yahamagaye umuvandimwe we ari we Buricyana. Hanyuma mu gushaka umuvandimwe we ari we Buringuni batangira gushyiraho ibintu by'amakomedi kuri iriya YouTube channel yitwa Burikantu na Buringuni. Hanyuma batangiye kubikora gutyo, ndetse bitangiye no kumenyekana kubera ko nubundi uwitwa Buricyana we yarasanzwe nubundi abikora, ariko mu byukuri
YouTube channel itaramenyekana kubera ko yari ikiri ntoya aribwo yarakizamura. Ahubwo w'ikintu yakoze yafashe n'ubundi udukomedi cyangwa se tumwe mu dushoti video witwa Buringuni yashyiraga kuri TikTok ye cyangwa se Instagram ye, hanyuma agafata n'ako witwa Karimu ari we Burikantu, twose akaduhuza tukabyara video hanyuma akabishyira kuri YouTube channel ye. Amaze kubona ko abantu bashobora kuba babikunda, nta kindi yakoze uretse kubashaka, arangije avuga ati mureke dukorane, hanyuma amafaranga azajya kuri YouTube cyangwa se no mu gihe muzamenyekana, icyo gihe tuzatangira kurya ku mafaranga. Icyo gihe batangiye gukora comedy yitwa YABO comedy. Iyi comedy yarakunzwe, ariko mu by'ukuri ntabwo yigeze ikundwa cyane ku rugero rungana n'urwo aba bahungu bari bamaze kugeraho, kubera ko uyu witwa Buricyana yaje kugira gahunda ajya gukomereza amashuri hanze y'igihugu, hanyuma YouTube channel arayibasigira. Ariko mu kuyibasigira n'ubundi ayibasigira nka YouTube channel, ariko email n'ubundi ikimwanditseho cyangwa se n'ubundi akifiteho ibiganza. Hanyuma ubwo yari ari mu bihugu byo hanze arimo arakurikirana amasomo, yakomeje kugenda abona YouTube channel irimo iramuvinga, ariko kubera ko yarahuze ntabwo yigeze abikurikirana, cyane ko yari ataranamenya aho amafaranga ya YouTube channel ukuntu yinjira. Ariko yabonaga n'ubundi abahungu bakomeje kugenda bagira abafana benshi n'abakunzi benshi, ndetse baratangiye no gusa neza no kumera neza no kuba bagira ibiraka byo kwamamaza. Hanyuma byabaye ngombwa ko uyu Buricyana arangiza ishuri, hanyuma mu kurangiza ishuri aragaruka, hanyuma mu kugaruka nibwo yahamagaye murumuna we cyangwa se umuvandimwe we, ashobora kuba ari we mukuru cyangwa ari we muto, aramuhamagara amubwira ati ese ko ngarutse mu Rwanda kandi ko ntasubira mu rugo, kandi nkaba mbona wowe ufite aho umaze kugera, waretse nkaza tukaba turi kumwe mu nzu. Uwitwa Buringuni ndetse na Burikantu bakoze inama, bumva ko nimba agarutse ngo babane ashobora kuzavumbura amafaranga binjiza kuri YouTube channel yahoze ariye, hanyuma akaba yagira ukundi kuntu abirukana. Nta kindi cyabaye rero, n'ubundi uyu Burikantu na Buringuni bageze gute, baramubwiye ati ntabwo bishobora kuba byakunda, kubera ko ntabwo inzu tubamo, iyo Kigali ukodesheje inzu wandika n'abantu bagomba kuzayibamo, bivuze neza ko ugomba gushaka ugomba kuba, kubera ko ntabwo twabana ngo bikunde. Uyu bita Buricyana n'ubundi kubera ko yari yarasize nabo bakiri gushaka abo bagomba gufatanya mu gukina amakomedi, yibuka ko neza hari undi muntu bigeze kwirukana bigeze gukinana, ari we bita Buridiru. Uyu Buridiru yatangiye n'ubundi nawe yahoze n'ubundi muri ino timu ya Burikantu na Buringuni bakinana amakomedi cyangwa se banaririmbana, kimwe nuko n'uyu Buricyana nawe hari izindi ndirimbo bagiye bakorana nyinshi cyane, harimo nk'iyitwa Sindiso ndetse n'iyindi bita Ndafashe n'izindi nyinshi zigiye zitandukanye. Iyo ugiye kuri YouTube channel ya Burikantu na Buringuni usanga hariho indirimbo bari bafatanyije bose uko ari bane, harimo Burikantu, Buringuni, Buridiru ndetse na Buricyana. Icyabayeho, Buringuni na Burikantu bo baribese bavuga ko nta wundi muntu bagomba gufatanya, biba ngombwa ko birukana n'ubundi na Buridiru. Uyu Buridiru yaragiye ajya ku ruhande rwe ajya gushinga YouTube channel, aravuga ati nanjye ngomba kuzamura ibintu byanjye. Ariko mu kubizamura ntabwo byari bikunzwe cyangwa se ntabwo byigeze bimenyekana, kubera ko uyu Burikantu na Buringuni bo bari barazanye content n'ubundi yari imaze kuba yakundwa, ariyo yayindi musanzwe muzi yo kuba Burikantu aba yambaye agatuza ndetse bafite n'icupa rya B1 Gin barimo baramamaza. Hanyuma icyaje kuba ni iki rero? Icyaje kuba nuko Buridiru ubwo yari agiye gushinga YouTube channel ye agakora na content ye, ngira ngo muzi content bita misa, aho aba ari gusoma misa ariko n'ubundi akabijyanisha n'amakuru aba ari kuvugwa ku mbuga nkoranyambaga, ariko we akabivuga nk'umupadiri. Hanyuma muri uko gukora iyo content nibwo yaje guhura n'umukecuru n'ubundi uherereye mu karere ka Gicumbi. Ngira ngo uwo mukecuru ni umuntu wizeraga cyane ibintu by'ibwami ndetse yaranakuze cyane. Uwo mukecuru yakunze uburyo uyu muhungu avuga nk'abakatolike cyangwa se nk'abapadiri, arangije yifuza ko bahura. Hanyuma abantu baza guhuza uyu Buridiru ndetse n'uwo mukecuru uturuka Igicumbi ukunda ibintu by'ibwami. Uyu mukecuru hari ikintu yari afite kimeze nk'igiceri cy'ibwami gishushanyijeho umwami. Iki giceri kikaba cyarapimaga hafi ikiro.
iki giceri ngo cyamuteraga amashaba cyangwa se cyari igiceri gitera amahirwe. Hanyuma ikintu yakoze ubwo bari bamaze kumuhuza n'uyu Buridiru, uwo mukecuru aramubwira ati ngiye nkunda ukuntu ukora ibintu byawe ndetse biragaragara ko ushobora kuba wavamo n'umupadiri mwiza, ariko reka nkugabire ikintu kizaguherekeza mu buzima bwawe, kizagutera amahirwe mu byo ukora byose, kubera ko ibintu ukora ntabwo abantu babikunda kandi nyamara ari ibintu bigaragaza ko hari ibindi bintu ushoboye. Uyu mukecuru yamuhaye cya giceri, arangije amubwira ati iki giceri uzagifate neza ndetse buri kintu cyose uzajya ujya gukora ujye ukora icyo kintu n'ubundi ufite kino giceri. Uyu muhungu Buridiru nta kindi yakoze, cya giceri n'ubundi yari yarahawe n'uwo mukecuru, dore ko uyu mukecuru yahise yitaba Imana. Uyu Buridiru yafashe cya giceri n'ubundi yajya ajya gukora za content ziwe akaba agifite impande ze. Hanyuma za content yagiye akora zo gusoma misa zaragiye zirakundwa ndetse atangira no kumenyekana, atangira no kurenga n'ubundi kuri ba Burikantu na Buringuni bari baramaze kuba bamwirukana. Hanyuma ikintu cyaje kuba ni iki rero? Icyaje kuba n'ubundi yaje kubasura ariko atazi neza ko bamufitiye ishyari, ahubwo we yaraje arabasura, biba ngombwa ko baganira, ndetse mu kuganira icyo gihe kubera ko umukecuru yararamubwiye ati aho uzajya ujya hose ujye ugendana kino giceri. Hanyuma uyu Buridiru yari afite cya giceri n'ubundi muri baga yagiye gusura Burikantu na Buringuni. Hanyuma arangije arababwira ati ngewe ibintu nkora hari umuntu twahuye ampereza kino kintu, arambwira ati iki nicyo kizampereza umugisha ndetse n'igikundiro mu byo nkora byose, niyo mpamvu mubona ko ibyo ndi gukora birimo biragoinga viral cyangwa se biri gukomeza kugenda n'ubundi bikundwa n'abatari bakeya. Uyu Burikantu na Buringuni baritaye mu gutwi. Hanyuma mu kurita mu gutwi byabaye ngombwa ko bakora ibishoboka byose kugira ngo cya giceri n'ubundi bazakibone. Ngira ngo mwagiye mwumva saga nyinshi zigiye zitandukanye aho uyu Buridiru yakomeje kugenda atanga itangazo avuga ati umuntu wazambonera umuntu ufite kino giceri cyangwa se ikintu cy'umwami yazampuza nawe, cyangwa se uwo muntu ufite icyo kintu cy'umwami akagira gute akakinzanira. Mbere yuko nkomeza reka mbanze ngushyiriremo ubundi amajwi y'uyu Buridiru arimo arivugira ko akeneye umuntu wibye ikintu cy'umwami, kubera ko ugifite n'ubundi ntabwo bizamugwa amahoro. Banza wumve hano Buridiru ari kubivuga. Ngira umuntu wese waba ufite ikintu giteye gutya mugati iki kintu rwose niba ari icyawe ubu bivuga hakiri kare, kuko iki kintu cyarabuze kandi kiri gushakishwa. Niba iki kintu ari icyawe ukaba ugifite bawidekarara ejo bundi udasiduka rwose nje nkagitwara, kuko iki kintu ni icy'umwami turi kukirangisha. Cyabuze ba Burikantu na Buringuni aribo bahari ngo babonye za views ngo nago ngo bakivugaho ngo bagishakishe, kandi nayo narababwiye ko iki kintu ari ikintu cya dande ngishaka kandi nakibitse kimvunye kandi ngomba no kukibika nkabumvisha nuko ari n'ikintu cya dande. Turimo kugerageza ngo dushakashake turebe niba nta muntu waba waratunze abantu batari kumureba ngo agahita yibaruzaho ikintu cy'umwami, kuko iki kintu ntabwo ari icyanjye nanjye nubwo mwumva bimeze gutyo, ni icy'umwami. Iki kintu wambabariye ukamfasha tukabona iki kintu akomana kangucurangire bro. Ukimara kumva aya majwi cyangwa se ukimara kureba ino video ya Buridiru, ngira ngo noneho ahangaha urimo urabyumva 100%. Icyabayeho rero nuko uwitwa Buridiru n'ubundi yaje kubona uwamutwaye igiceri ari we Burikantu, ndetse atangira kumuteza ibibazo bikomeye cyane, kubera ko ngira ngo murabyibuka uwitwa Burikantu igihe yari afunzwe. Hanyuma uwitwa Buridiru agakomeza kugenda avuga ko ngo ikintu cy'umwami ari cyo kimukozeho. Icyaje kuba ni iki rero? Uwitwa Burikantu byabaye ngombwa ko afungurwa, ndetse biba ngombwa ko ajya gushakisha ahantu uwitwa Buridiru yaba aherereye kugira ngo abe yamuha cya kintu cy'umwami. Ngira ngo hano ndaza kugerageza kirema aka video uwitwa Burikantu yagiye kureba uwitwa Buridiru kugira ngo abe yamuha cya kintu cy'umwami, hanyuma ubuzima bukomeze nk'ibisanzwe. Ariko wibuke neza ko igihe uwitwa Buridiru yakoraga content cya kintu cy'umwami barakimwibye, wibuke ko
Kiliziya Katolika yaje kumubuza izo content akomeza kugenda akora, ndetse biba ngombwa ko anazihagarika ahita yerekeza hanze y'igihugu. Ariko aho amariye kubona cya kintu cy'umwami n'ubundi yarakomeje arakora birakunda. Ikintu cy'umwami ariko ngo kirashakishwa mu isi yose, buri muturarwanda wese yemerewe kugishakisha. Umuswagege w'umwami uyu bamwitande Burikantu. Umuswagege w'umwami mwamubonye. legende. So rero mvuye muri katedrale, aba n'abahereza bakuru ba padiri. Ibi byose rero wenda ntagiye gusobanura byinshi, icyo nakubwira cyo n'ubundi byose biba bikubiye mu myuka mibi aba bahungu bakoresha. Ubu kugeza uyu munsi wa none witwa Buringuni na Burikantu ntabwo bakiri gukorera kuri ya YouTube channel yabo bavunikiye, ahubwo byabaye ngombwa ko bajya gushinga iyabo, kubera cya kintu cy'umwami baragifashe n'ubundi bagisubiza uwagihoranye. Hanyuma uwagihoranye kubera ko ari mu mishyikirano n'uwahoranye channel ari we Buricyana, ubu noneho nibo bari kumwe, ndetse amakuru angeraho akaba navuga ko bagiye n'ubundi nabo gukora content nk'iyo Burikantu na Buringuni bakoraga kuri la YouTube channel isanzwe. Hanyuma uwitwa Buricyana na Buridiru n'ubundi nabo bagakomeza iyo content yabo. Iyo ngiyo akaba ariyo mpamvu uwitwa Burikantu na Buringuni ibyo bakora byose n'ubundi batakomeza kugira igikundiro nk'icyo bari bamaze kugeraho kubera ibyo byose. Bakunzi ba Kizo Empire rero ngira ngo hano ho urasobanukiwe cyane, ariko kandi icyo wamenya nuko hano n'ubundi harimo imyuka mibi ari nayo ituruka muri icyo kintu cy'umwami cyakomeje kugenda kibavugisha. Ubu igihari nuko ubu noneho witwa Buridiru ndetse na Buricyana aribo bagiye kujya bakorera kuri YouTube channel ya Buringuni na Burikantu, mu gihe Burikantu na Buringuni nyirizi nabo bagiye kuri YouTube channel ya Buringuni Icon. Bakunzi ba Kizo Empire, reka wenda ngarukira aha ngaha, gusa mbashishikarize n'ubundi gukurikirana ibiganiro nkomeza kugenda ngutegurira. Mwibutse gukanda subscribe niba utarayikanda, kugira ngo ibiganiro bizajye bikugeraho mu ba mbere. Nge wumvaga n'ubundi ni Kizo nk'ibisanzwe, reka twongere duhurire mu bindi biganiro. Hasta la vista.